ubona umuntu w'umusore agakweto yagahanaguye agapantaro yagateye ipasi iparufe ni byiza kwambara neza n'iki ntabwo tubyanze, ariko ubona atari mu nzira za ibada ukamugira impuhwe. Nusanga ejo atangiye sinzi sida biba byatangiye ibiki, usanga umuntu arakongotse maskini, nutakongoka ejo atangira gusaza hari ibimutegereje. Allah aduhereze asiha wal afiya. Imbere y'umuntu haba hari ibidwara, hari ibidiyabete, hari imitima, hari amakanseri, hari ibiki. Niyo mpamvu umwanzi asiga umubiri bya bindi ejo yiyemeranaga, iyo atabikikije muri bwa busore bwe na ibada, abantu baramubwira bati uriya ni wa wundi wari uteye gutya, wa wundi wari ufite ibigango gutya, wa wundi wambaraga gutya. Ibyo byamutegereje nta bindi. Niyo mpamvu Sheikh avuze ati fahadi takunu muhlikatan lahu, byamworeka kama qala alqailu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran mazidan ila yawmiddin wa ba'd. Naam, twongeye gushima Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yuko amahoro n'imbabazi bya Allah byamubaho we n'abiyo n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma, kuzageza ku munsi wa nyuma. Fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Reka nongere kugira nafsi yanjye n'iyanyu inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nongera gushima abo turi kumwe cyangwa se dufatanyije gusoma iyi risala, saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko koko turi kubisabira umushekhe wanditse iyi risala ko Allah yuhrimana al-ajr inshallah, ko Allah atatwima ibyiza by'iki gikorwa, aduhereze ibyiza, ahereza abagaragu be bigomwa bagashakisha ilmu. Tugeze kuri al-wasiyatu al-thalithatu, tugeze ku nama ya gatatu muri iyi risala, mu nama 15 tugeze ku nama ya gatatu. Maze gusoma iyi nama cyangwa se uyu muragi, nasanze shekhe dukoze unwani cyangwa se tugakora umutwe twavuga ibikubiyemo. Ni shekhe yagaragazaga iki? Ni ni'matu shababi wa kayfiyatu istighlal shababihi, ni uburyo umuntu kuba yagira amahirwe bavandimwe b'Abayisilamu akabona ubusore, burya nayo ni neema. Kuko turabizi muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko ntabwo ari abantu bose bageza mu gihe cy'ubusore. Allah yaravuze ngo wa minkum ma yutawaffa min qabl, muri mwebwe hari abapfa bakiri impinja batari bageza mu gihe cy'ubusore. Noneho inema y'ubusore ntabwo ari inema gusa, ahubwo ni nagute wayibyaza umusaruro. Nicyo shehe yerekanye imahanga, kuba kugeza mu busore ari inema, noneho ni nagute wayibyaza umusaruro. Reka turebe. Iravuga ati iyi wasiya ma jaa an Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala annahu qala, Malik ibn Dinar yaravuze ngo innamal khayru fi shababi, ngo mu byukuri niba hari khairi Allah subhanahu wa ta'ala yaha umuntu yazimuhaye mu gihe cy'ubusore, mu gihe cy'ubukumi. Sheikh yabigarutseho ko nicyo gihe umuntu bafite imbaraga, abafite kabisa ibyiyumvire byo byose bikora neza, afite amahirwe yo kujya hanaha, afite amahirwe yo gukora ibada n'iki. Aya ni amahirwe rero. Iri jambo kuvuga ngo innamal khayru fi shababi, mu byukuri ngo iheri ziri mu busore, hadha umva kun Sheikh asobanuye Sheikh Abdurrazzaq hafizahullah yavuze ngo hadha tanbihun azimun min Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala li ahamiyati hadhihi almarhala, ngo iki ni ikintu cyo guhwitura umuntu ariko gikomeye, kibutsa urubyiruko n'abasore agaciro k'iki cyiciro cy'ubusore n'ubukumi. Wa anna shaba, kandi ko umusore cyangwa se inkumi
idha ahsana istighlaliha, nakoresha ubusore bwe neza, hasala khayran azima, azagera ku byiza byinshi. Wa asbaha ma hasalahu fi shababihi rakizatan wa umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi naf'an li nafsihi wa naf'an li ummatihi wa nushan li ghayrihi. Subhanallah. Sheikh avuze ati umuntu nakoresha ubusore bwe neza akabufatirana akabwubakamo ubuzima bwe bw'ejo, asbaha ma hasalahu fi shababihi rakizatan wa umdatan wa aslan thabita. Aya magambo yose, rakizatan wa umdatan wa aslan thabita, ngo azaba yubatse inkingi ya mwamba ikomeye, yabqa ma'ahu ila mamatihi, azagendera kugeza apfuye. Ni ukuvuga ngo kubaka akhira yawe uzayubaka mu busore bwawe, kuko mu busaza bwawe uzaba witurije. Ariko ni nko kutubwira ngo umunsi igihe cyawe cy'ubusore gipfishije ubusa, nukaba ngo ari umusore wibereye mu nkumi, wibereye gusa kwambara agapira gahenze, ngo udukweto twasohotse, ngo agapantaro kagezweho, nuwa mu busore bwawe ari ibingibi wibereyemo, igihe cyawe cy'ubusaza uzaregreta. Ariko nuwa mu busore bwawe warubatse imani yawe, warakoze ibada mu buryo bufatika, warafashije wagomba gufasha mu buryo bufatika, bizubaka ubusaza bwawe no gupfa kwawe uzipfira neza. Ikindi bizaguherezamo inyungu ni ikihe? Naf'an li nafsihi, bizakubakira, bizagutunganyiriza nafsi yawe. Ntabwo uzapfa uri gushikagurika, uri kwiveba cyane, kuko hari bizaba warakoze biiznillah, kandi tarju min Allah annahu qabilahu, kandi wizeye ko Allah subhanahu wa ta'ala yabyakiye. Rero uzaba weho utuje inshallah, wa naf'a li ummatihi, uzanagirira akamaro umma, uzagirira akamaro umma. Ni nk'ibyo turi gukora bavandimwe b'Islam. Uno munsi nitutiga ngo tukiri abasore, ngo twige twigishanye, abantu bakorera idini yabo bakiri abasore, uzabikoresha utangiye gutitira, ubu tubatangiye kugera mu busaza, ibidwara byatangiye kuba ibidwara, nibwo uzabikora se? Utari kureba, ukeneye amarineti ya 10 na kangahe, ya 20 na kangahe, utari kureba. Iki nicyo gihe. Sasa niba ushaka gukorera umma nafa, niba ushaka guhereza umma akamaro, nahangaha nicyo gihe. Amasomo tuyategure, uyageza ugomba kuyageza, nawe wongere uyasobanura, wongere uyasubiremo. Nahangaha iki gitabo turi kugisobanura, ejo nawe uzagisobanura, kuko dusobanura inyuguti ku yindi. Ni mu gihe tukiri abasore. Wa nushan li ghayrihi, no kugira inama abandi igihe ni iki cy'ubusore. Aravuga ati ngo bayinama idha lam yuhsin dhalika, yadatunganyije ibyo agomba gutunganya mu busore bwe, adaa ala nafsihi khayriyata hadhihi almarhalati wa barakataha. Ngo umuntu iyo adatunganyije ibyo agomba gutunganya muri ubu busore, ngo za profi yakagombye kubona muri ubu busore, bya byiza yakagombye kubona muri kino gihe, arabyangiza. N'umugisha uboneka muri iki gihe ukagenda, no ukagenda. Sheikh aravuze ati wa indama yajtami'u lishababi, ngo burya iyo bino bintu bihuriye ku musore, ibihe quwwatu shababi, imbaraga z'ubusore, wa faraghul waqti, no kuba afite igihe adahuze. Ntabwo abana bari baba benshi, ntabwo inshingano zari zaba benshi nyinshi, ntatuzi hirya no hino utangiye kikiza, aracyafite igihe. Wa wafaratul mali bil yad, akaba afite umutungo Allah yamushoboje mukeya wo kuba yagira ibyo akora, itike kugira hajya n'iki n'iki afite gitoya. Umva Sheikh, kano kantu tukumve neza, ngo fahadhihi takunu muhlikatan lahu, ngibingibi nukuvuga. Umva Sheikh, mvuga kano neza, kano kantu kafite ubwenge bwinshi cyane. Umusore uje ufite imbaraga, akaba afite umwanya, akaba afite udufaranga, iyo atadukoresheje muri ibada no mukwiyegereza Allah, bino bintu ko ari bitatu, ngo biramworeka.
kandi birikumvikana. Umusore agifite imbaraga ntabwo ari muri ibada, arajya muri shahawa, dore ko none na shahawa muri iyi minsi zihari. Umuntu ushaka kujya mu byo gusambana by'iki n'iki ntabwo biramutwara ibintu byinshi. Afite imbaraga, afite igihe, noneho afite udufaranga, afite akamodoka kakadeplacement iki n'iki, barizana, aracuranga imiziki. Niyo mpamvu Sheikh avuze ati umuntu wahurizwaho bino bintu ko ari bitatu: ni umusore, ni inkumi, afite igihe, afite udufaranga. Iyo atayise ajya mu nzira ya ibada aba agiye korama. Hari turabizi hari abantu b'abasore basari ku wa gatanu gusa cyangwa bagasari ku irayidi, abantu bakaba bamubwiye kubona afite kiburi nyinshi cyane kubera ko afite udufaranga, arambara akaberwa agashati ke, afite umwanya, ntacyo wamubwira. Ariko maskini njya nkunda kwibuka umwe mu babyeyi banjye wamaze, umukecuru wanjye amaze gutabaruka, ndavuga mu babyeyi banjye bandeze kera cyangwa se ubona nyuze mu maboko, yakundaga kuvuga ngo umwanzi asiga umubiri, umwanzi asiga umubiri. We hari igihe ubona umuntu w'umusore agakweto yagahanaguye, agapantaro yagateye ipasi, iparufe. Ni byiza kwambara neza n'iki, ntabwo tubyanze, ariko ubona atari mu nzira za ibada ukamugira impuhwe. Usanga ejo atangiye sinzi sida, biba byatangiye ibiki, usanga umuntu arakongotse maskini. Nutakongoka ejo atangira gusaza, hari ibimutegereje. Allah aduhereze asiha wal afiya. Imbere y'umuntu haba hari ibidwara, hari ibidiyabete, hari imitima, hari amakanseri, hari ibiki. Niyo mpamvu umwanzi asiga umubiri. Bya bindi ejo yiyemeranaga, iyo atabikikije muri bwa busore bwe na ibada, abantu baramureba bati uriya ni wa wundi wari uteye gutya, wa wundi wari ufite ibigango gutya, wa wundi wambaraga gutya. Ibyo byamutegereje nta bindi. Niyo mpamvu Sheikh avuze ati fahadi takunu muhlikatan lahu, byamworeka. Kama qala alqailu, nkuko umuvuzi cyangwa se wavuze neza muri rw'icyarabu yaravuze ngo inna shababa wal faragha wal jada mafsadatun lil mar'i ayu mafsada. Allahu akbar. Ngo yaravuze, abavuze mu basizi cyangwa se mu bahanga b'icyarabu, ngo yaravuze ngo inna shababa, mu by'ukuri ubusore n'imbaraga zabwo, wal faragha, noneho no kumuntu afite umwanya adahuze ntabimuvugishije, wal jada yani wal malu, noneho afite n'umutungo, ngo ni mafsadatun lil mar', ngo byangiza umuntu. Ayu mafsada, ukumwangiza gukomeye. Entre parenthèses bitugashiraho idha lam yasta'miluhu fima yurdi rabbana, ngo igihe atabikoresheje mu bishimisha Allah, ngo biramwangiza. Dusubiremo inna shababa, mu by'ukuri imbaraga z'ubusore n'ubukumi, wal faragha, n'igihe kuba umuntu adahuza yifitiye igihe umwanya, wal jada, n'umutungo, mafsadatun lil mar'i, byangiza uwo musore, biramwangiza. Ayu mafsada, ukumwangiza gukomeye. Idha lam yasta'miluhu fima la yurdi rabbana, igihe abikoresheje mu bidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala, biramwangiza. Kandi bose turabizi, nose abantu bose bangizwa n'iki. Umuntu aragura akamodoka ari umusore, kubera ko atari kubitinyamo Imana, afite imbaraga, afite iki, afite uburyo bwo kujya gukora amavakanse na hehe, kugenda hirya no hino. Iyo atari muri wa mujyi wo kugandukira Allah, ngakoresha ubusore bwe mu kugandukira Allah, wallahi arangirika. N'umunsi turabazi abantu bajya mu mavakanse, bajya hirya no hino, babwirura indege bagaruka. Dusigaye tubibona ukwangirikwa kw'abantu, ntabwo bikeneye kujya kubishakisha. Weho ifatire social media gusa, niba uyiriho urabona ko abantu bari kwangirika. Na Allah subhanahu wa ta'ala bivuze neza, la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Anga Allah subhanahu wa ta'ala yaragarutse ku bantu bamuhakanya ariko bibereye mu minezero. Iyo tuvuze aya nk'ingiyi, tuba turi no kuba twabwira umuyisilamu tumugarura, webereye mu bintu by'iminezero byo kuryama raha,
atari muri ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, atitaye ku iswala, atitaye ku bintu byo gufunga by'imyambarire nyayo, abantu bibereye muri ibyo ngibyo. Rero ugasanga umuntu yangijwe na ya profi, afite itikira mujyana ku mazi, afite itikira mujyana muri vacances i Buraya, ahantu hakomakomeye, ariko noneho agiye kuhakora iki? Agiye kuhukamo iki? Fahadha indamma ila quwwati shabab. Ngo byumvikane gutyo, iyo umuntu afite ikiyongera cyangwa se ikimutunganyiriza izi mbaraga z'ubusore, wa faraghi alwaqt, no kuba afite igihe adahuze, afite umwanya, wa wafaratul mal, afite umutungo, amrun rabi. Umva Sheikh ari umuhanga, ngo icyakane, ngo hano bavuze bitatu, reka ngiye mbongera icyakane, ngo wa huwa kathratul fitan, n'uburyo izi fitna muri iyi minsi noneho zihari, fitna z'abagore, fitna z'ibiyobyabwenge, fitna z'inzoga, fitna zo koroherezwa ushaka gukora ibibi n'iki, izi fitna zirahari. Wa qurubuha minashab, n'uburyo izi fitna zegereye umusore cyangwa se inkumi, izi fitna ziramwegereye. Wa kathratu abwabiha, imiryango ya fitna ni myinshi. فهذه من أعظم المهلكات للشاب التي يجنى بها على مرحلة شبابه جناية عظيمة، ويفوت على نفسه خير الشباب وبركته. ngo iyo umuntu, murabizi n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagarutse kuri hadisi yuko ni'matani maghbunun fihima kathira minan nas, ubwo yavugaga asihatu wal faragh, ngo inema ebyiri abantu benshi bazihombeyemo, inema y'ubuzima buzira umuze, nyine ziriya mbaraga, nyine tuvuga urugero imbaraga z'ubusore n'iki, no kuba umuntu afite umwanya, ngo abantu benshi barahahombeye. Niyo mpamvu Sheikh yaravuze ati rero umuntu afite imbaraga z'ubusore, afite umwanya, afite umutungo, dore fitina ziraha hanze. Nanashima ikhwanu na mashallah abavandimwe bagize gutya bakihutisha ibintu byo kurongora abantu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan mashayikh. Wallahi hari abandi bandugu zangu barizi bana banajua banachelewa, ariko mwebwe Allah subhanahu wa ta'ala kabisa bishimire. Wagwa muri fitna, wajya muri vacances umaze guhaga kabisa izo dajaja bwana, umaze guhaga ugakora maajabu. Sheikh, wama yu'manu min alfitna wama ya'munu min alfitna ya mashayikh, ninde wakwigirira icyizere ngo nyango fitna sinazigwamo? Anytime wagwa muri fitna. Niyo mpamvu aho kugira uburi talibul ilm uri guhangayika muri fitna n'iki, Allah subhanahu wa ta'ala hagushoboza wakwirongorera abantu, wakwirongorera aho kugira abantu bagucishemo ijisho uri kugenda. Nanjye ukoresha imvugo, ariko icyo nanjye kuvuga n'iki, yani ubwambure bwawe uri kubunyuza hirya no hino n'iki bigaragara nabi cyane uvuga ngo uri talibul ilm. Ariko iyo wirongoreye, impanuro za mutume turazizi, ngo murongore bituma mutuza, bituma ibitsina bitekana, bituma mubika amaso. Alhamdulillah ko fitna ni nyinshi. Rero iyo umuntu afite iziriya mbaraga z'ubusore, akagira umwanya, akagira n'utwo dufaranga, fitina ziramwegereye, ashobora gushiduka atagiye mu mujyo wo kugandukira Allah muri ubusore bwe, yashiduka wallahi bimubereye korama. ngo Sheikh yaravuze ngo yasarura yajni biha ala marhalati shababihi jinayatan azima, yakuramo ibyaha biteye ubwoba muri kino gihe cy'ubusore. Wa yufawitu ala nafsihi khayra shabab, akanatakaza ibyiza by'ubu busore, wa barakata, akanatakaza iki? Umugisha w'ubusore. فمالك بن دينار رحمه الله تعالى كان يقول، مالك بن دينار niyo mpamvu yavugaga ngo inama alkhairu fi shabab, mu by'ukuri ushaka kheri nazikoreshe mu busore bwe. tanbiha minhu ala idhami albaraka wal khair fi hadhihi almarhala idha waffaqa Allahu shabba. ngo ashaka kwerekana yuko ko imigisha myinshi n'ibyiza biri muri iki cyiciro cy'ubusore, igihe Allah
yashoboza umusore wa aanahu akanamufasha ala istighlaliha mu guprofita no gufatirana ubu busore bwe fima yurudihi mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, Sheikh ushaka umusitari na umusitari ku Mana imbere y'Imana, ushaka umusore mwiza na umusore imbere y'Imana, twabivuze ejo, washabu nasha fi ibadati llahi ta'ala, umusore w'agaciro, umusore ukunzwe, umusore wa nyawe ni umusore wakuriye muri ibada akaba intore kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ibi ngibi byo kwisi uri umusore ngo uterere ibyuma ngo ibiki n'ibiki, sawa terere ibyuma kugira ngo ugire imbaraga, kora siporo ibiki n'ibiki, ariko ubusore bwawe were kwitakira abantu, were kwitakira abantu, ahubwo witakira nde? Allah subhanahu wa ta'ala ariwe mukunzi wawe. Innama waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin, surah al-a'raf illam ahim. Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko umukunzi wawe yakabaye Allah subhanahu wa ta'ala, we wamanuye igitabo cya Qur'an kandi ngo ni inshuti yabeza. We Allah niwe wagombye kugira inshuti wewe mbere y'abandi bose, mbere y'umugabo wawe, mbere y'umugore wawe, mbere y'abana bawe, mbere y'iki, inshuti yawe ya mbere magara yo kuyogo hejuru irenze izindi yakabanje kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala Allah aravuze ngo wa huwa yatawalla as-salihin, Allah akunda abantu beza, ntabwo Allah akunda abantu b'abanyamaso. Kandi Allah akunda umuntu niba akoze niya maso atakora tauba ubwo yabaye mwiza. Ubwo rero numva iki kintu nacyo inshallah ta'ala ikintu cy'ingenzi, reka mbashimire kuri uyu mwanya wanyu inshallah ta'ala, kwa kweli muri abantu b'ingenzi. Ubwo ejo Allah subhanahu wa ta'ala tugezaho tukagira amahirwe yo kongera gukora wenda izindi eshatu inshallah, zizaba zibaye esheshatu. Murabona ko kiriya cyumweru inshallah hari igihe twarangiza kino gitabo cyacu. Allah gumye kubahereza igihe kiza no kugubwa neza. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.